kwiga ndetse no kumva amagambo akomeye nk'aya ngaya ni ikintu cy'ingenzi muri ubu buzima. Aha ngaha ni kuri Patrick the Motivator. Icyo ngusaba ni uko ukora kuri like, ubundi warangiza ukandika no muri comment tugiye gutangirana, ubundi nkakubwira ijambo rikomeye ryavuzwe n'uyu mugabo witwa Tupac Amaru Shakur. Ni umugabo wavuze amagambo menshi akomeye cyane, ndagira ngo ukore ibyo bintu nkubwiye, ubundi tujye dutangira. Ni amagambo meza cyane ndetse araza kuza kugufasha. Reka tuhite dutangira twihuse. Ijambo rya mbere uyu mugabo Tupac yavuze, yaravuze ngo mpagaze ku kuri. Yaravuze ngo mpagaze ku kuri nubwo byambuza byose. Yaravuze ngo nubwo nabura byose ariko mba ngomba kuba mpagaze ku kuri, ukuri kwanjye nkuhagarareho. Yaravuze ngo nubwo wankandamiza sinzigera mva mu nzira nemeye kujyamo. Yaravuze ngo nubwo wankandamiza bingana bite, ntabwo nava mu nzira nafashe, umurongo nafashe ntabwo nawureka. Yaravuze ngo ntukibagirwe aho uvuye, kuko niho habumbatiye imizi yawe. Yaravuze ngo ntukibagirwe ahantu waturutse, kuko niho habumbatiye imizi yawe. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo ubuzima si uguhozaho ibyishimo, cyangwa se ubuzima si uguhorana ibyishimo, ahubwo ubuzima ni ukwigira ku gahinda kawe n'ibikubabaza. Yaravuze ngo ubuzima si uguhorana ibyishimo, ahubwo ni ukwigira ku gahinda kawe kugira ngo uhore ushaka ibyishimo, kuko ntabwo bizahoraho. Ni amagambo akomeye cyane. Irindi jambo uyu mugabo yavuze rikomeye, yaravuze ngo bashobora kunyica ariko abanyica bose nta n'umwe ufite ubushobozi bwo kwica ibitekerezo byanjye. Yaravuze ngo bashobora kunyica ariko nta muntu ufite ibitekerezo byanjye mu nshingano kuba yabyica. Ni ijambo rikomeye cyane. Imitekerereze yawe ibintu kubyumva ntugatuma abandi bantu babyica. Ushobora kubihindura kuko ukumva opinion nziza, ariko ntugatuma abandi bantu babyica. Uyu mugabo yavuze irindi jambo rikomeye cyane. Aravuga ngo kuba umunyabwenge mu isi y'ubu ngubu. Yaravuze ngo kuba umunyabwenge mu isi ya none ni nko kuba umusazi. Kuba umunyabwenge muri ino si tugezemo ni nko kuba umusazi, kuko uvuga ibintu abantu bakavuga ati biriya bintu ntibibaho, bakakubona nk'umusazi. Uyu mugabo yavuze irindi jambo rikomeye cyane. Aravuga ngo ntugatakaze na rimwe icyizere, kuko burya n'izuba hari igihe rigera rikabura ariko rikaza kongera rikagaruka rikatumurikira. Icyizere rero ni nk'uko kiba kimeze. Izuba tuba tugomba ryacu kuryatsa, aricyo cyizere iteka ryose. Nubwo umwijima waza ukaripfukirana, ariko riba rigomba kuba ryaka. Icyizere cyacu tugomba kugihorana. Yavuze irindi jambo rikomeye cyane n'umupapa. Aravuga ngo nzaho ndimo njya kandi sinzigera mpindura inzira yanjye kubera ubwoba.
yaravuze ngo sinzigera mpindura inzira yanjye kubera ubwoba kuko nzi aho ndi kujya. Ni ijambo rikomeye cyane. Ubwoba abantu benshi bituma bahagarara, ariko kuri Tupac yaravuze ni njyewe sinshobora guhindura inzira yanjye kubera ubwoba. Irindi jambo nakubwira umupapa yavuze, yaravuze ngo sinari ndi umuntu mwiza, sinari mwiza, nta nubwo nari umuntu mubi, ariko nari umuntu nyakuri, nari umuntu wa nyawe. Tupac mwabonye yari umuntu wa nyawe, ntabwo yigeze yigira umuntu mwiza cyangwa umuntu mubi, ahubwo yabaye uwa nyawe, yabaye Tupac. Uyu mugabo yaravuze ngo ntuzigere uhangana n'abantu bose, rero kuba utabasha guhangana nabo uzahangane n'umwijima uri muri wowe. N'ubutsinda biba bimeze nko gutsinda abo bantu. Ni ijambo rikomeye cyane. Uyu mupapa kandi yaravuze ngo ibyishimo si uguseka gusa, ahubwo ibyishimo ni ukugira umutima urimo amahoro. Yaravuze ngo ibyishimo ntabwo ari uguseka gusa, guhora utwenga, ahubwo ni ukugira amahoro yo mu mutima. Uyu mupapa kandi yaravuze ngo urukundo nyarwo burya ntabwo rujya rucika intege. Umuntu ufite urukundo nyarwo ntabwo ajya acika intege muri ubu buzima, arakomeza agasunika kugeza ibintu bikunze, ariko urukundo nyarwo ntabwo rucika intege. Yaravuze ngo imvugo zanjye ni nk'amarira y'udatekereza. Yaravuze ngo imvugo zanjye ni amarira y'udatekereza. Irindi jambo rikomeye umugabo yavuze, yaravuze ngo ntiwibagirwe kwita kuri nyoko cyangwa se kuri mama wawe. Ntuzigere na rimwe wibagirwa kwita kuri mama wawe, kuko niwe waguhetse igihe isi itari yigeze kukumenya. Niwe waguhetse akakumenya mu gihe abandi bantu bose nta na wari ukuzi. Urabizi, niwe muntu wa mbere ubasha kumenya ko uriho, ubasha kumenya ko utangiye gutera akagere. Ubwo rero niwe muntu wa mbere ugomba kutibagirwa kuba wamwitaho. Bamwita Tupac. Yavuze amagambo akomeye cyane. Yaravuze ngo ushobora kunyica, ariko ntushobora kunsilensinga cyangwa se kurangiza njyewe ubwanjye n'ibikorwa byanjye. Ni amagambo akomeye cyane. Yaravuze ngo sinigeze ndota ubuzima buhendutse, ahubwo nahisemo guhangana nabwo. Sinigeze ndota ubuzima buciriritse, ahubwo nahisemo guhangana nabwo kugira ngo ngere ku buzima bwa danje, ubuzima bwo hejuru. Ni ijambo rikomeye cyane. Ntabwo tuba tugomba kwemera gucirikishwa n'ubuzima turimo, ntituba tugomba kubihitamo, tuba tugomba guhangana nabyo. Ni ijambo rikomeye cyane. Yaravuze ngo nubwo ibintu byose bigoye, sinzigera na rimwe ndeka kurwana k'ukuri. Yaravuze ngo nubwo ibintu bigoye muri ubu buzima, ariko sinzigera ndeka kurwana k'ukuri. Nzakomeza shyigikira ukuri, ndwane nako, nurwanirire. Yaravuze ngo intambara si iy'amaboko gusa, burya hari n'intambara y'ibitekerezo kandi ikomeye cyane. Yaravuze ngo intambara
ntabwo ari amaboko gusa, ahubwo hari n'intambara y'ibitekerezo ikomeye cyane. Iyo ngiyo iyo uyitsinze intambara y'amaboko bigufasha kuyitsinda neza cyane. Uyu mugabo yakomeje avuga amagambo menshi atandukanye, yaravuze ngo ntugacike intege kuko uri wenyine. Yaravuze ngo ntugacike intege kuko uri wenyine, kuko rimwe na rimwe hari igihe kuba uri wenyine aba ari umutekano wawe. Yaravuze ngo ntugacike intege kuko uri wenyine, kuko rimwe na rimwe hari igihe kuba uri wenyine aba ari umutekano wawe. Ni ijambo rikomeye cyane. Hari ukuntu umuntu abona akora ibintu wenyine agacika intege, ariko ujye uzirikana iki kintu: kuba uri wenyine ntabwo bisobanuye ko uri umunyantege nke, ahubwo hari igihe wasanga ari byo bikurinze, akaba ari byo biguhesha amahoro n'umutekano mu byo ukora. Rero wibyicuza cyangwa ushaka kubireka. Ijambo rikomeye cyane. Mbere yuko dukomeza kuri iri jambo rikurikiye, niba utarakora subscribe uhita uyikora, ubundi tugendane ku magambo makeya cyane asigaye. Iri jambo rero rindi nahita nkomereza, uyu mugabo yaravuze ngo umunsi w'umukene ni umwaka w'umukire. Yaravuze ngo umunsi umwe w'umukene ni umwaka umwe w'umukire. Ni ijambo rikomeye cyane. Umunsi w'umukene ni umwaka w'umukire. Uyu mugabo yavuze irindi jambo rikomeye cyane ati nzi agaciro k'ubuzima kuko nararwanye ngo mbubeho cyangwa se mbubemo. Yaravuze ngo nzi agaciro k'ubuzima kuko naraburwaniriye kugira ngo mbashe kububamo, mbeho nyine nk'abandi bantu. Uyu mugabo yagiye arwana intambara nyinshi cyane, kuko bagiye bagerageza kumurasa, ariko rero akagenda bisimbuka akabaho. Rero ati nzi agaciro k'ubuzima kuko nararwanye kugira ngo mbashe kububamo. Yaravuze ngo abandi bantu bashobora kwica izina ryawe, ariko ntuzatume bica umutima wawe. Yaravuze ngo abandi bantu bashobora kwica izina ryawe, ariko ntuzatume bica umutima wawe. Ni ijambo rikomeye cyane. Yaravuze ngo kandi buriya ntugapfe kubaho nyine ngo wumve uko ubayeho, ahubwo ujye ugerageza kubaho nk'umuntu utazibagirana. Ujye ugerageza kubaho nk'umuntu utazibagirana. Ijambo rikomeye cyane, kubaho nk'umuntu utazibagirana aho kugira ngo ubeho gusa kuko ubayeho. Yaravuze ngo kandi buriya ukuri, kuba ufite ukuri, ujye umenya ko ariyo ntwaro ya nyuma. Ujye umenya ko ariyo ntwaro ya nyuma y'umuntu udafite ijambo. Umuntu udafite ijambo mu bantu, mbega umuntu udafite uruvugiro, ikintu asigarana ni kimwe cyonyine, ni ukuri. Iyo nta kuri ufite nta kintu uba usigaranye. Yaravuze ngo kandi buriya njyewe buriya uko ndi,
iyo ndirimbye nibwo mbohoka, iyo ndirimbye ndabohoka. Ku bantu muzi indirimbo za Tupac, ni indirimbo zikora ku mutima cyane. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye avuga ngo buri muntu afite igikomere, ariko si buri wese ugihindura ubuhanzi. Yaravuze ngo buri muntu afite igikomere, ariko ntabwo ari buri muntu wese ubasha gufata igikomere cyiwe maze ngo icyo gikomere agihindure ubuhanzi. Ntabwo ari buri muntu wese ubasha gufata igikomere ngo acyuririreho agere ahantu kure ashaka kugera. Rero niko tuba tugomba kubigenza. Ni ijambo rikomeye cyane. Yaravuze iri jambo riri mu magambo atatu ya nyuma nsigaje kukubwira. Yaravuze ngo sinshaka kwitwa umuhanzi gusa, ndashaka no kwitwa intwari. Yaravuze ngo ntabwo nshaka kwitwa umuhanzi gusa, ahubwo ndashaka no kwitwa intwari. Ni ikintu gikomeye cyane kuba umuntu w'intwari mu bantu. Ni amagambo akomeye cyane. Uyu mugabo yaravuze ngo, iri ni ijambo ribanziriza irya nyuma. Yaravuze ngo urugendo rwanjye rwose rwanditse ku marira, ndetse rwanditse no ku murava wanjye. Urugendo rwanjye rwose rwanditse ku marira n'umurava. Umurava wanjye nagize n'amarira cyangwa se byagiye bimugoza bikandiza, nibyo bisobanura urugendo rwanjye. Ni ijambo rikomeye cyane. Yaravuze ngo ndifuza gupfa. Iri ni ijambo rya nyuma. Yaravuze ngo ndifuza gupfa ndi umunyakuri, aho gupfa ndi umunyabinyoma. Yaravuze ngo ndifuza gupfa ndi umunyakuri, aho gupfa ndi umunyabinyoma. Nicyo jambo rya nyuma yavuze ku magambo turi bafitiye kuri uyu munsi. Ariko mbere y'uko tuhita dusoza, munyemerere tugaruke ku buzima bwe ho gatoya, ubundi tuhite tubona gusoza. Uyu mugabo narindi kukubwira ibye, cyangwa se narindi kukubwira amagambo ye akomeye ashobora kugufasha mu buzima bwawe. Uyu mugabo nk'uko nabikubwiye, amazina ye yitwa Tupac Omar Shakur. Akaba azwi cyane ku izina rya Tupac, akaba ari ryo zina yamenyekanyeho, abantu benshi bamuzi. Yavukiye muri New York City ku itariki 16 Kamena mwaka w'1971. Uyu mugabo yavukiye mu muryango w'abirabura. Abirabura bari baragize uruhare mu bikorwa byo kurengera ubuzima ndetse bwabo, bazwi nka Black Panther. Ibyaranze rero ubuzima bwe, uyu mugabo yakuriye mu buzima bugoye, aho nyina yitwaga Aben Shakur. Yari imirimbanyi, yanabaye muri gereza igihe yaratwite uyu mugabo ndi kukubwira ariwe Tupac. Ubwo nyina yari ari muri gereza yaratwite Tupac. Tupac rero yakuriye mu bukene, ariko aza gukunda umuziki, aza gukunda ikintu bita ikinamico, ndetse akunda no kwandika imivugo. Ibi rero byaje kugenda bimufasha cyane, ndetse uyu mugabo yatangiye ibintu byo kumenyekana cyane ubwo yatangiraga amenyekana nka MC New York. Inyuma aza kwinjira mu itsinda ryitwaga Digital Underground, maze iri tsinda akomeza kugenda rijyamo neza cyane. Mu mwaka w'1991 rero
nibwo uyu mugabo yasohoye alubumu. Iyi alubumu ye yasohoye alubumu ye ya mbere yitwaga Tupac Lives Now. Iyi alubumu yari irimo ubutumwa bukomeye ku muryango, hakazamo n'ubutumwa bukomeye bujyanye n'ubukene, ruswa ndetse n'akarengane byari biriho muri iki gihe. Uyu mugabo yaje kumenyekana cyane ku isi yose kubera ubuhanga mu mirongo ye cyangwa se imyandikire ye mu ndirimbo ze za politike n'indirimbo z'urukundo n'indirimbo zivuga ku buzima bw'abirabura muri Amerika. Uyu mugabo yagiye akundwa cyane mu ndirimbo ze yakoze, harimo nk'iyitwa Change, hakaza iyitwa Dear Mama, ubwo abantu bamukunda murazizi, hakaza n'indi yitwa Keep Your Head Up, hakaza n'indi yitwa Hear Me Up n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu mugabo rero nk'abandi bose nk'uko bijya bigenda, uyu mugabo yaje gufatwa ku itariki 7 Nzeri mu mwaka w'1996. Yafatiwe Las Vegas, ariko yaje gupfa ku itariki 16 Nzeri mu mwaka w'1996. Ubwo ahangaha urumva ko hari inyuma y'iminsi mikeya afashwe afunzwe. Yapfuye rero afite imyaka 25 gusa. Urupfu rwe rwababaje benshi, runagirwaho n'impaka n'abantu benshi. Uyu mugabo ariko mu bintu byatumye yamamara cyane akamenyekana ni ibintu bitatu by'ingenzi, ariko ni bine. Uyu mugabo icya mbere ni uko yari afite ubutumwa bwe bwageraga kuri benshi cyane kandi bukora ku mutima. Yavugaga ubutumwa bubabaje cyane abandi batashoboraga kuba bapfa kubasha kuvuga, ariko we yarabihangaye arabikora. Bamwita Tupac. Yagize ubuhanga buhebuje mu buvanganzo, nacyo kiri mu byatumye uyu mugabo akundwa n'abantu benshi cyane ku isi. Uyu mugabo kandi yakoze cyane nubwo yarabayeho mu gihe gito. Urumva ku myaka ya 25 gusa ni ibintu babaje kuba wagendera kuri iyo myaka. Uyu mugabo yakoze ibintu byinshi cyane. Ndabashimiye rero kuba mwabashije kutwumva uyu munsi. Ahangaha ni kuri Patrick the Motivator nk'ibisanzwe. Ubwo icyo mbasaba muracyumva, ni ukudukurikirana umunsi ku munsi, mukumva ibiganiro byacu uko tugenda tubibagezaho, kuko ndabizi muradukunda kandi nanjye ndabakunda cyane. Nta kindi rero mbasaba, niba utarakora subscribe yikore, nurangiza unshyirire muri komenti ijambo rivuga ngo Patrick komerezaho. Mbwira ngo komerezaho, nanjye biranshimisha. Niba kandi ufite umuntu ushaka ko twazakuvugiraho ku ijambo rikomeye, uwo ari we wese namugukorera nta kibazo. Ndagushimiye cyane ko wabanye nanjye. Imana ibane namwe mu byo murimo byose. Sawa, ciao ciao, mugire ibihe byiza.